igihe cy'umuntu kitaragera umuzungu niwe uvuga ngo no matter what come rain come sunshine wa muntu mu gihe cy'Uwiteka atarashyiraho akadomo ku buzima bwe naho wamuroga naho wamwica arakomeza akabaho kiretse niba Imana yaranditse ngo uyu muntu azapfa azizura urupfu nje nibiyo myemerere yanjye wa muntu koko nirwa azazira shobundi hari yarengeze kuganira n'abantu bamwe twicaye ahantu turimo tuganira tuvuga ku kintu cya divorce ndavuga ntari kubundi niki gitumye divorce ikomeje kuzamuka rero nkuko mwabisabye ngo twongere tukiganira nagira ngo gusa twongere tukiganireho mwaravuze muti gira impamvu zutanga zijya zituma abantu ba divorce impamvu ya mbere rero nyamukuru nujya nkunda imitekerereze yabejo bundi hari umuntu numvise arimo baganira noneho umwe aravuga ati ngira ngo byari ahari mu bank manager harimo baganira ambwira ati umuntu amubwira ati genda shaka umwenda wo kugira ngo ntangire ubucuruzi bw'ingurube ingurube ngira ngo ndaramubwira ati sa tufite ikiraro cyazo atoya ati nagida ati se ko mfite ahantu ahagije ngo twewe duha amafaranga abasanzwe bafite ikiraro basanganywe umwacya ku ruhande avuga ati ariko se buriya mumaze kuyamuha niba ari cyo mureba mu gitondo akazipakira zose fuso akagenda akaziteza niba ari zo mwarebaga murumva ubwo mwamukoze iki ati ahubwo je numva ikintu kizima ari wa mutwe wa muntu niba bereka hazaca abishyura niba bereka babyita icyarye ibyo gupoteka nyine ukabona ko umutungo ashaka gutanga kugira ngo abari wo mushingiraho mu uwo mwenda murabuzwa n'iki ukumva ni ibintu bifite sense niyo se mugana afite umutungo atanga ushobora ejo yananirwa kwishyura mukamwa uteza mukiyishyura ikibazo kiri suko mugamije kuzateza oya yaberetse n'inzira azajya nyuza amafaranga amafaranga azajya avayo kubishyura ariko wowe uti genda shaka hanyuma se mugana zipakiye mu gitondo zaba zikira aho ngaho byarangiye bivuze iki rero Shalom bakundwa ese ashimwe Kristo yeza kuzwi ndizera ko nanone muri amahoro Auntie Jay niko bamwe bakunda kunyita Mama Ganza Boso Jolly Muganwa mazina menshi so ni wowe uhitamo iri koroheye akari ryunyita yes ndashima Imana none yongeye kumpakanya ko kuboneka hano njya mbabwira buri gihe ngo n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo ntacyo tuba turusha abatambutse twebwe rero kwisanga wabyutse bikemera wareba bikemera wakandagira bikemera wagenda bikemera wareba bikemera n'ubuntu bwayo imbabazi zayo no kugira neza kwayo reka Imana tuyishima habwa icyubahiro Uwiteka mwami Imana ushyirwe hejuru kubw'ineza n'ubuntu bwawe tugushimiye ndi munsi waturemeye kandi mwami twingiye kugira dushoboze kugira tunezererwemo nkuko babigambiriye kuri twe hari byinshi cyane mwami tunyuramo ariko n'ubundi data wera Paulo niko yabivuze ngo dushobozwa byose na Kristo wuduha imbaraga natwe niko tuguhamagaye kugira ngo udushoboze byose byo turi bunyuremo uyu munsi abari wuduha imbaraga zo kugira ngo dushobore kubitsinda abari udushoboza kugira tubinyuremo amahoro kandi ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe kandi imitima yacu ikomeze kubisesekaza no kukanwa kacu dushobore kubivuga kugira ngo umwami izina rye rikomeze guhimbarizwa hagati yacu shyirwe hejuru kugiye kwiyubahisha mu kanya kondi umare hano sinumvikane singaragare ntabarijya ahubwo we muri giyewe uganze ganira n'ubwoko bwawe kwahisemo kandi mwami ndakwinze kugira ikiganiro kikagenewe kibipfabusa ahubwo wa wundi wakigeneye nzi kujya ushobora no kugira uburyo bw'ugena niba ari imodoka niba ari indege niba ari iki uburyo bwawe nk'Imana ujye ukoresha nzi neza kushaka kubukoresha kugira ngo ikiganiro kimugereho kandi kimugire umumaro himbarizwa kugiye kubikorera kwibahisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen uyu munsi rero undi munsi data yaturemeye kugira ngo tunezererwemo nje kugira nongere mbifuriza amahoro y'Imana nje kugira ngo twongere tuganire hari ubushize twigiye tuganira ku kintu cyitwa divorce
ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane haza ahangaha. Icyo gihe ngira ngo tuganira narabwiye nti nubura ubukristo muri we basi ugira ubumuntu nk'umuntu wavutse ku bantu, nk'umuntu wavutse ku babyeyi bazima, nk'umuntu wagize ababyeyi bakamurera, cyangwa niba utaranabagize bagapfukira mutoya, nk'umuntu wagize uwo abana nawe akagira icyo amwigiraho, akagira amagambo amwigiraho mazima, akagira umuco amwigiraho muzima, cyangwa se yenda naho waba rwose uri umwana wakuriye ku muhanda nta kundi bijya bibaho ubuzima nuko butugenza, ariko ukaba waragize abantu ushobora kumvana icyerekeye umuco bavuga uko umuntu agombye kwitwara, umuntu nyamuntu uko agombye kwitwara. Ushize twabivuzeho, hanyuma abantu benshi ndetse bansaba yuko tuzongera gukora ikindi kiganiro cyerekeye divorce. Rero ndongera kubashishikariza kugira ngo twongere kugira bugufi tuganire, kandi ikiganiro tujye tuganira hano icyampa mukajya mugira umwanya mugafata akanya mukongera namwe mukacyumva, nanze mukaduhana n'ibitekerezo byanyu, mukagira ibitekerezo byanyu mukabiduha kugira ngo dushobore gusobanukirwa ko ibyo dukora biba bifite umumaro, sibyo? Mukajya muza mukatubwira muti ikiganiro twaracyumvise birababaje, biratangaje aho umwana w'umuntu yakwiyibagiza yuko umubiri uriya yambaye ari mu bitaro amusaba divorce, nawe ubwe uri muyisaba ari wo mubiri yambaye. Biratangaje, bijya bitangaza aho umwana w'umuntu ajya wirengagiza, ukirengagiza ukumva ntibikureba, ukigira ntibindeba, ukumva ko ibyabaye kuri jyewe atari byo nawe byakubaho. Nyamara twese twambaye wa mubiri, nyamara twese tuva amaraso nkayo uva nanjye niyo mva. Icyo kijya gitangaza cyane, nibyo njya ntangara nkavuga nti ariko iyo umuntu yishe undi ubundi yunguka iki? Ariko ngo hari umurozi umwe bigeze babaza ngo ese iyo wishe abana b'umuntu wunguka iki, cyangwa wishe umuntu wunguka iki? Ngo aravuga ngo ujye nunguka yuko byibuze umuntu apfuye ibyo yaragamije kugera hatakibigeze, ugasigara wibaze se ibyo yaragamije atatumye ageraho we ni uri bubigereho? Ntibishoboka. Icyo Uwiteka yakuremeye cyangwa yandemeye kiba kiri haye kidutegereje, kandi iyo ngiye mu by'ukuri ntabwo nibaza akagishiftinga cyangwa kimura ngo gishyire ku wundi, ahubwo njyana nacyo. Ariko kandi n'ikindi cyo ushaka kubabwira ni uko iyo igihe cy'umuntu kitaragera, umuzungu niwe uvuga ngo no matter what, come rain come sunshine, wa muntu mu gihe cy'Uwiteka atarashyiraho akadomo ku buzima bwe, naho wamuroga naho wamwica arakomeza akabaho, kiretse niba Imana yaranditse ngo uyu muntu azapfa azize uru rupfu. Njye nibiyo myemerere yanjye, wa muntu koko nibwo azazira. Shobundi hari ngeze kuganira n'abantu bamwe twicaye ahantu turimo tuganira tuvuga ku kintu cya divorce. Ndavuga ntari kubundi niki gitumye divorce ikomeje kuzamuka. Rero nkuko mwabisabye ngo twongere tukiganiro, nagira ngo gusa twongere tukiganireho. Mwaravuze muti gira impamvu zutanga zijya zituma abantu ba divorce. Impamvu ya mbere rero nyamukuru ni ukubura ubumuntu. Narabibabwiye, ubumuntu naje gusanga ubumuntu n'ubukristo ari ibintu biri kumwe cyane. Buryo uko umuntu nibyo ningira ngo aho ari abanyarwanda bajya bavuga ngo umusinzi asindi ijya asanga ngo n'umusaza agasara ibyo asanga. Nasanze rero n'umukristo kugira ngo ubu wa Kristo wuzuye nuko ubusanzwe ufite ubumuntu muri wowe, ufite uburere muri wowe. Noneho bikari byo biza gutuma wakirana za message nziza z'ubukristo zikaza zikaguhindura, ukaba umuntu uri complete, ukaba umuntu wuzuye, kubera ko harakaburagamo, hari indangagaciro ya gikristo yaburaga muri wowe yuba wakiriye, ikazi gatuma uba umuntu mwiza buri mwese akakwifuza. Naje gusanga rero hari impamvu nyinshi zitera divorce. Impamvu ya mbere niyo kubura ubumuntu. Iyo wabuze ubumuntu rero ni ukurutekereza ibintu bibi. Tekereza ibintu bibi gusa, tekereza ibintu bibi, ukagambira ibintu bibi, bikaza gutuma ubwawe ufatira umuhoro ugatema ishami wari wicayeho disi. Ariko reka mbabwiza ukuri, mwari muzi ko kudivorce ari nko gutema ishami wari wicayeho rikagwa. Buriya hari abantu njya ngira imbabazi cyane, umuntu umugore ukora divorce, umugore guharanira kubona gatanya cyangwa hari nkaho tutikunda. Mw'abantu mwereka mbabwire, abagabo nabonye nkaho bafite karemano yabo nyine yo kuba ari abagabo bagakundwa, apfa kuba afite cya kindi cyo wa mugore gusa yamukunzeho. Nuko urubona nkaho byoroshye. Simbizi mwubwo niyo mpamvu mbavuga tuganire muze kumpa ibitekerezo. Umugabo ubona nkaho byoroshye kubona undi mugore. Uzarebe niyo umugabo apfushije umugore, ako kanya biramworohera guhita atera intambwe akabona undi mugore. Ako twebwe abagore muzarebe, upfusha umugabo kugira ngo uzabone undi akuye.
uradevorusa kugira ngo uzabone undi. Uko twebwe iyo tumaze kubona agatanya most of the time cyangwa akenshi babana nitwe tubana nabo, kugira ngo rero hazabeho umugabo wemera gufata izo kontineri zawe niko nazita, iyo rukururana yawe, ibyo abo bantu bakuri inyuma, iyo shene y'abantu bakuri inyuma, ntabwo ari ibintu byoroshye. Uko ni gake cyane umugore atandukana n'abana be. Umugore akunda abana, karemano yacu dukunda abana. Ni gake aho umugore ashaka gufata umwanzuro abana akabasigira umugabo cyangwa akabashyira ahandi. Akenshi tuba turi kumwe nabo. Muzarebe rero ntabwo byoroha bagore, icyo kintu mujye mukizirikana. Ikintu mujye mukizirikana ko atari ikintu kitworohera twebwe abamama ko dukunda abana bacu. Ni gake rero uzasanga umugabo wemera guhita kwakira akakwakirana n'aba bana bose. Barahari simbateye amabuye bagabo, murahari ushobora gukunda umuntu ukaba wamukundira ubwenge agira, ukaba wamukundira se uburanga bwe, ukaba wamukundira se ubumuntu bumurimo, ukaba wamukundira, bigatuma wirengagiza ibyo byose bimuri inyuma, ukavuga uti ndakwakiye nkwakirane n'abawe bose. Nanjye byambayeho, mfite barumuna banjye benshi kandi numva bari mu nshingano zanjye, nta wundi mubyeyi we numva ko agihari wo kubarera. Haba umugabo aranyemera ambwira ati ndakwakira n'abarumuna bawe bose. Imana yamuje igihe umugisha Papa Ganza igihe cyose iyo mbizirikanye mumusabira umugisha. Namwe bagabo rero birashoboka, ariko bagore nimujye mwirukanka inyuma ya gatanya, ujye uzirikana ngo hari igihe bishobora kuzakugora cyane. Ikindi, amazina yacu uburyo yangirika ntabwo njya mbona nk'ahatari bimwe. Nibyo nabwiye ngo njye ntabwo ndi umuhanga cyane, ariko njye mba nkeneye ngo tuganire ku bintu bibaho buri munsi. Niyo mpamvu mujye mubona ntajya kwimbuka mu bintu by'ubuhanga bwinshi n'ibyanditswe byinshi n'iki, oya, mbashaka tuganire ubuzima bwa buri munsi twese tunyuramo. Mwarabibonye yuko abagore hari izina duhita twitwa, fata n'umukobwa, cyangwa n'umugore, yaba ari umugore cyangwa umukobwa, igitsina gore. Mwarabibonye ko iyo bagufatanye n'undi mugabo witwa indayi, wowe wa mugabo atajya yitwa indayi. Why? Ni nacyo gikiye kinyereka ngo buriya abagore dushatse twafunguka ku maso. Iyo wagize amahirwe ugahura n'umugisha wawe, ufate ukomeze, uharanire ukomeze, wigizeyo ibisumizi byose, wigizeyo ibirura byose, kandi ufite izo mbaraga mugore, ufite izo mbaraga. Sinzi impamvu gatanya zikomeza kubaho, nyamara twebwe abagore nzi neza ko twubatse amago yacu yakomera. Rero reka mbabwire ngo biratangaje. Impamvu ni nyinshi, ariko zose zishibukira ku kintu cyitwa kubura ubumuntu muri wo, kubura uburere muri wo, kubura indangagaciro za zindi zo kumenya ngo iki kirazira, iki ngiki nicyo umuntu akwiye gukora. Icyo ngicyo kintu kijya gituma za gatanya zibaho. Ese ndibaza nk'umuntu ushobora kwicara akavuga ngo rero njyewe nkora ibyo bintu byarantangaje cyane, aho umuntu wicara ukavuga uti ukananirwa gusobanukirwa ngo Imana yaguhaye ibyo yaguhaye nanjye ikampa bikeya. Ahari nuko yari izi ko jye nawe nidushyira hamwe ibike ni byinshi bizatuma dukora ikintu gifatika. Icyo kintu ntukirebe ukumva wowe uhaye agaciro cyane ibyawe kubera ko Imana yaguhaye, ukumva yuko tayari byatuma usuzugura undi utarahawe. Nyamara reka nkubwire, ibyo Imana yamuhaye nawe ibindi byo yaguhaye byose dushatse twasobanukirwa ko ari Imana ibitanga. Mwari muzi yuko Imana ari itanga? Mwari muzi ko nanjye bishobotse? Ese nk'ubu niba mvuze ngo ngiye ndashwana nayo ngo ufite akazi ka makeya ngo ngiye mfite aka menshi, nuko ubuze ubwenge bugashaka, nuko se we katakuryohera, nuko se amafaranga menshi mpembwa wowe uyahembwe bitakugwa neza. Ese wumva hari umuntu wanga ibyiza? Ari umuntu akicara ukabona kubera ko mugenzi ahembwa amafaranga make atoya, wowe jya uramvunisha, reka jye ibi mbivemo, oya reka njye gushaka undi utamvunisha. My dear, uriya muntu ni umuntu, afite amaraso, afite inyama, afite umubiri. Bwacya mu gitondo byahindutse nk'uko bwacya mu gitondo yabonye menshi arenze, nako bishobora guca mu gitondo yandi yose wagiye usanga yarangiye. Hari abantu njya nkunda imitekerereze yabo. Ejo bundi hari umuntu numvise arimo baganira, noneho umwe aravuga ati ngira ngo byari ahari mu bank manager, harimo baganira ambwira ati, umuntu amubwira ati genda ndashaka umwenda wo kugira ngo ntangire ubucuruzi korora ingurube. Ngira ngo
ndaramubwira ati sa tufite ikiraro cyazo atoya ati nagida ati se ko mfite ahantu ahagije ngo ya ngo twewe duha amafaranga abasanzwe bafite ikiraro basanganywe umwe ajya ku ruhande avuga ati ariko se buriya mumaze kuyamuha niba ari cyo mureba mu gitondo akazipakira zose fuso akagenda akaziteza niba ari zo mwarebaga murumva ubwo mwamukoze iki ati ahubwo jye numva ikintu kizima ari wa mutwe wa muntu niba bereka hazaca abishyura niba bereka babyita icyarye ibyo gupoteka nyine ukabona ko umutungo ashaka gutanga kugira ngo abari wo mushingiraho mu uwo mwenda murabuzwa n'iki ukumva ni ibintu bifite sansi niyo se mugana afite umutungo atanga ushobora ejo yananirwa kwishyura mukamwa uteza mukiyishyura ikibazo kiri si uko mugamije kuzateza oya yaberetse n'inzira azajya anyuzaho amafaranga aho amafaranga azajya avayo kubishyura ariko wowe uti genda ashaka ibyo hanyuma se mugana zipakiye mu gitondo zaba zikira aho ngaho byaba byarangiye bivuze iki rero icyo ufite none ahangaha ntigikwiye kukwiratisha kuko mu gitondo gishobora gucya byahindutse tuzi abantu bagira amazu mu gitondo bugacya yahiye tuzi abantu bagira imitungo mu gitondo bugacya bayiteje tuzi abantu ese mugore cyangwa umugabo ushishikajwe n'icyo ushaka divorce kubera yuko just ngo ahembwa make uhembwa menshi bigahera aho ngaho kubera ko ahembwe menshi numvise hari n'abantu bajya basetsa hari umupapa wigeze asetsa avuga ngo uzi kuba n'umugore utagira akazi yarangiza ukabona ugiye muri pansiyo umutangiye gusangira yandi we waruhiye we ntacyo ese aho ugeze gutekereza kujya kurya aya pansiyo ukumva gusudevorusha umuntu cyangwa umuhaye gatanya kugira ngo ntimuzasangire pansiyo ufite garanti ki yuko iyo pansiyo uzayirya kabiri gatatu koko cyubundi numvise umubyeyi mwiza w'imfura yarambabaje cyane wavuye hanze aza yiteguye kuza kugirira pansiyo ye hano mu Rwanda ashyira ibintu byose ku murongo ahamagara avandimwe bakora fete banezezwa no kugaruka kwe aje avuye mu mahanga yiyubatse ibintu byose yarabishyize ku murongo ariko nta n'amezi abiri ngira ngo yakubiswe na stroke umunsi umwe ubu baramushyinguye ese muntu w'Imana niki gitumye wumva cyangwa mbona ari umururumba mbona ari uburuku mbona ari umururumba w'ibyisi reka nkubwize ukuri nta garanti ufite y'iyo pasiyo yo wanga gusangira n'umugore wawe y'iyo pasiyo wanga gusangira n'umugabo wawe nta garanti ufite kuzayirya kabiri birutwa nuko wagira amahoro mu mutima wagira amahoro mukabana neza mwayisangira mukayisangira baswe rero bavuga ngo bora uzima iri muradi mubayeho muhumeka umukabazima icyo mwasangira nuko Uwiteka yaba yabemereye ko mugisangira mugabo we nuko Imana babahaye ubuzima kugira ngo mubeho mugisangire mugore we ariko kwibwiriza ugatuma umuntu ngo no kubera ko ufite uwo mururumba yuko mugiye gusangira icyuya cyawe nyamara aho atarayaruhiye reka mbabwire nuko ubura ubwenge rero abantu b'Imana divorce ifite ibintu byinshi birimo bitera by'amafuti icyambere nicyo cyo kubura umuntu wamara kubura ukagira muri wowe umururumba w'ibyisi utuma ureba akantu ku kandi utakana ko agiye kuzakarya hatara karuhiye ariko gusa ndakwibukije ngo nta garanti ufite y'icyo kintu kiguteye umururumba ko nawe ubwawe uzakirya ushatse washyira hasi agapira ushatse waturiza muri urwo rugo ushize nawe ababwiye ngo nta marayika tuzahura nawe ushobora n'undi uzajya gushaka ugasanga ahubwo ari hanyuma y'uyunguye nibe n'uyenda yishizaga make ushobora gushaka umuntu yarangiza yari afite akazi keza ameze neza naho kabarake yari yariremeye yari yarihimbiye ejo hakaba impamvu n'umwuzure ukabitwara ni inkuba ikabikubita n'iki cyangwa nawe ubwo agapfa bantu b'Imana bwoko bw'Imana bavandimwe nshuti ndabasabye ngo twongere dukanguke dutekereze kuri ibyo bintu tubone ko ibirimo bituma abantu bakora divorce ntibikwiriye ntabwo bikwiriye njya mbabazwa n'abantu hari umukobwa umwe wigeze ambwira ngo we yabaye akigera mu nzu gusa akigera mu nzu iryo joro baje gahunda z'abashakanye z'abashyingiranywe umugabo aramubwira ati niki nagushakiraga mu gitondo rwose ugende ntabwo nkigukeneye mwumve ubunyamaswa njye mbona n'inyamaswa zisigaye ziturusha niba nabyita ubumuntu
icyo nagushakiraga kirarangiye urabeho. Vayo madayimoni. Bantu b'Imana, ibintu biguteye umururumba bitumye uharanira kuva muri urwo rugo, ndakumenyesha yuko ushobora kutabirya ubwawe pe bugacya mu gitondo nawe ubwawe waciyeho bugacya, ariko ibintu byose nsoreze kuri iki ngiki, byose mujye mubikora mwibuka ngo wowe ntiwatekereje ushobora kutazabirya, na wa wundi usanze mushobora kutazabisangira, yeza akagutanga cyangwa ukamutanga cyangwa bikanashira. Ariko muri byose ndabasaba ngo mujye mwibuka ngo ibyo mukora byose ingaruka ziraza zikajya kuri ibi bibondo, ku bana banyu, ku mugisha Imana yabahaye. Icyami icyo kintu mukajya mukizirikana, cyajya gituma wumva ufite impamvu zihanganira agato na kanini mu rushako. Icyama ukazirikana, iyo bimaze kumera bityo, umwana wiga naho mwamutaratandukana, iriya process ibyo mucamo byose, uko mutongana, uko mushwana, uko ibyo nibyo bijya bituma abana babura ubwenge. Ugasanga umwana ari ufite ubwenge mu ishuri buratakaye, ugasanga umwana ajya gukina na bagenzi barigunze, ugasanga umwana wakundaga abantu ahindutse inyamaswa, nta kintu na kimwe kikimuryoheye, ugasanga umwana akaba nabo byaviramo kwiyahura my dear, agapfa azize wowe mugore, azize wowe mugabo. Ayo maraso Imana izayababaza. Mu bintu byose dukora bibi tujye tuzirikana ngo bano bana uyu mugisha Imana yaduhaye nibo baza bakaba victim cyangwa se bagakubitwa n'izo ngaruka. Reka rero mbasabe, ni ukuri uzirikanye ko wa mwana wamubyaye, uzirikanye ko wa mwana wawe umwifuriza ejo heza, byatuma wifata agato na kanini ukavuga uti ibi byose reka mbyihanganire kubera abana banjye. Mugabo, mugore, ibyo bintu ni mubizirikane. Mu mwaka wa 2026 aho kugira ngo divorce ziyongere, muzirikane ibyo bintu bituma ahubwo zigabanuka. Abageni ntibakiraramo kabiri. None ikindi kijye gitangaza, abageni bo njye asanga hari impamvu nyinshi cyane. Abageni bo hari abantu njya mbwira abantu ngo ni ikintu gikomeye cyane, niba twajyaga tukimenya twakagihaye agaciro, gushaka ntiwirukanke wikubitamo, ukabanza. Kera muri imibereho y'abakera yari imibereho myiza yo kuba watungirwa agatoki n'umubyeyi wawe, washakirwa n'umubyeyi, washakirwa n'umuryango. Uyu munsi nitwe twishakira, ariko ntabwo bikwiriye. Reka mbabwire, icyama none ikintu kibabaje nuko n'abakuru bamaranye imyaka 20 na 30 10 na ukabona nibo ba divorce, aribo bakabereye urugero babandi bagishaka. Reka mbabwire, muri byose tuzirikane ngo ingaruka zikomeye cyane mbyongereho mvuge ngo zikomeye cyane ziza kuri aba bana bacu. Kandi umubyaye uzarebe ibyo umukora byose, umushyira amashuri meza, ugira ute nuko buri mureba ejo he kugira ngo hazabe heza. Ariko ndagusaba ngo wihanganire agato na kanini, nkuko abakera bavugaga ngo nuko niko zubakwa. Abubu dusigaye tuvuga ngo ibyo bintu reka ngo bituma umuntu azapfira mu rugo. No, hari utuntu tw'amafuti nakwihanganira kandi hakomeza nkabaho. Ntabwo mvuze ngo barinda gutema ijosi, simvuze ngo barinda bakwica, oya. Ariko basaba ngo uyu mwaka wa 2026 turebe cyane ku bana bacu kurenza uko twireba. Tureke uyu mwuka selfishness wo kwikunda utuma nsohoka mu rugo nkagenda cyangwa umugabo akasohoka akagenda kubera ko nshaka kwinezeza. Reka turebe abana bacu. Imana yamuje baho umugisha, kandi abasaba kugira ngo ikiganiro mujye mugitambutsa kandi mutange na comment kugira ngo tumenye ngo ese koko hari icyo biba bivuze mu mitima yanyu, hari icyo tuba tumaze, hari icyo tuba dutanzemo nk'impuguro cyangwa nk'inama ku buryo hariho byafasha. Imana ibaho umugisha. Tuguhaye icyubahiro iteka mwami Imana, tugushimiye ko mwongere mwizabanye natwe. Turakwinyize kugira ngo ikiganiro ntikibimpfabusa amatwi y'abantu, ntikibimpfabusa imitima yabo, ahubwo mwongere mwiza hagira urugo rwaramirwa muri iki gitondo cyangwa muri uyu mugoroba cyangwa muri aya manywa. Mu izina rya Yesu Kristo hagira urugo rwaramirwa rwari rugiye gusenyuka, ndetse nzi ko ujya ubikora hakaba batandukanye amaze imyaka, ukongera nk'Imana ugashyiraho inzira, ukongera ukabahuza, bakongera kuzirikana isezerano basezeranye, bakongera kuzirikana ejo heza h'abana babo, bakongera kwiyanga, bakisacrificinga, bakitanga kugira ngo abana babo bakure neza, babeho neza, ejo bazaba abagore beza n'abagabo beza,
ejo bazagira umumaro umuryango, bagira umumaro itorero, ndetse bagira umumaro igihugu cyabo. Bikorere kwiyubahisha papa. Babandi bose birashoboka yuko mwami babahindurira amateka kuri uyu munsi, icyabatandukanyaga kigarushwa cyane imbaraga n'icyababanye, n'icyakongera kubahabanya, n'icyatumye banabana. Uhabwe icyubahiro kubikoze mwami. Divorce nzi ko ari ikintu wanga cyane. Bikorere kwiyubahisha mwami. Abari butandukane bongere babone imbaraga zo kubana, abatandukanye bagira imbaraga zo kongera gusubirana. Guha icyubahiro kubikoreye kwiyubahisha. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.